igihe Imana yabwiye Sara kigeze asama inda y'umwana w'umuhungu nk'uko Imana yamubwiye. Izi ni inkuru tuzi Aburahamu, tuzi Sara, Imana yababwiye ko bazabyara, ariko haca igihe kirekire. Numva ijambo rimwe navugamo hano, ni igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka. Bategereje imyaka myinshi, bahura n'ibigeragezo bitandukanye, bahura n'intambara, bahura kugeza naho umugore yabwiye umugabo ati ndabona igihe Imana yambwiye gitinze, none ryamana n'umuja wanjye, umwana tuzabyara azaba umwana wacu, kuko mbona yuko igihe cyacu cyo kisa naho cyarenze. Ariko ibyo ntabwo byakuyeho ko igihe Imana yavuze kigeze babyaye. Rero ntangariza abantu cyangwa mbwira abaneza amatwi n'abazanyumva yuko igihe Imana yavuze kigeze isohoza ibyo yavuze. Gusa igikomeye ni kimwe, ni ugutegereza cyagenda. Ni na Bof TV nanone tugiye mu kiganiro ngarutse gushima. Ikiganiro ngarutse gushima ni ikiganiro kijyanye n'iyobokamana, tuganira n'abantu bafite amashimwe ku Mana, bavuga ibyo Imana yabakoreye. Mu kiganiro cy'uno munsi rero tugiye kuba tuganira n'umugabo. Ni umugabo ukiri muto ariko ufite ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye, ufite amashimwe, ufite umunezero ku mutima we bitewe n'ubuzima bw'uko bwagiye bugenda, nyuma akaza kubona ineza y'Imana, Imana ikamwereka. Ikiganiro ngarutse gushima, nje Ndeodi Iradukunda. Ni na Bof TV, turakomeza mu kanya. Tubaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muratangira mutwibwira. Nitwa Mbarushimana John, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri, nsengera Bethsaida Holy Church kwa Bishop Rugamba. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Ikiganiro cyitwa ngarutse gushima. Kuri wowe iryo jambo urumva ni nk'iki rivuga, nk'iyo uryumvishe kure ritarivuga iki ako kanya? Icyo umuntu ahita yumva yuko agaruwe n'amashimwe, kuko iyo umuntu agarutse gushima bivuze ngo hari umusaba yarigeze asenga, agira ibyo asaba Imana cyangwa agira ibyo abwira Imana, yamara kubikora akagaruka gushima, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga yuko Hana yasenze asaba umwana, amaze kumubona agaruka gushima Imana mu nzu y'Imana nk'uko yabisezeranyije Imana. Numva ko rero hari ibyo Imana iba yakoze, umuntu aba agarutse gushima, atanga ubuhamya, akomeza n'abandi yenda bagifite ibyifuzo bitarasubizwa, ababwira yuko Imana isubiza. Turagira ngo uturirimbireho gato ku ndirimbo ijya igufasha iyo utekereje ubuzima bwawe ukumva koko ko ufite amashimwe mu mutima wawe, indirimbo ihitiza, turirimbireho agace gato. Murakoze cyane. Indirimbo zo umuntu ahita atekereza ziba ari nyinshi, ariko cyane cyane hari nk'indirimbo ya 45 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo iby'Imana ikora. Rero ni indirimbo igifasha umutima wanjye. Igitero cya mbere kiravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Murakoze cyane. Noneho turagira ngo utuganirize, udusangize ese ubuzima bwawe ukiri umwana, udukomereze kugeza aho uwumva koko noneho ko ufite amashimwe mu mutima wawe. Tubwire muri make. Ni byinshi Imana iba yarakoreye umuntu, ariko mu ncamake cyangwa mu magambo make umuntu ahereye ari mutoya, aho umuntu aba amenyeye ubwenge. Ubusanzwe iwacu ni ku Kibuye mu Bisesero, niho mvuka, ni naho Imana yandokora 94. Ndumva nshaka guhera rero aho ngaho. Ubwo intambara yabaye ngiye mfite imyaka 7, nza kugira ibyago ntakaza ababyeyi bose, nsigara ndi imfubyi, ariko nsigarana bamwe muri famiye harimo nka mama wacu. Ubwo buzima nabubayemo bigiye kirekire, intambara irarangira, mba mu buzima bw'ubupfubyi butanyoroheye. Ngerageza kwiga, sinagira amahirwe yo kurangiza amashuri, ariko nkomeza kwiringira abo twari turi kumwe, kuko kwiringira Imana byo nayo ntarayimenya. Nkumva ko ubuzima bwanjye buri mu biganza bya mama wacu wanderaga, ariko byaje kugeraho mbona ko atari ko biri, mbona gutotezwa nahuraga nako ndaho ngaho kwa mama wacu.
naje gufata umwanzuro rero mfata umwanzuro wo kuza i Kigali. Uburyo nageze i Kigali nabyo ni ubuhamya burebure. Uyu munsi iyo mbyibutse mbona yuko umugambi w'Imana uduhoraho. Ngewe nzi Kigali naje mu by'ukuri mpaza umuntu umwe twari twariganye primaire witwa Fideli. Nari ntararenga ku Kibuye, numvaga ko ningera Nyabugogo ndiboze ngo nimundangire kwa Fideli. Niko ibitekerezo byanjye byambwiraga. Urumva kuza i Kigali nawe ubwo buzima nari mbayemo, nari kwa mama wacu ndagira ihene ndagira inka, nibwo buzima nari mbayemo. Urumva rero nzi Kigali njya mbibwira abantu nari mfite ambaraje y'icyatsi kibisi abaziza za kera zabagaho karindari, niyo ngiyo nazanyemo imyenda ndaza ngeze Nyabugogo. Mpageze urumva ibitekerezo nari mfite byambwiraga ko ndibaze kwa Fideli. Nageze Nyabugogo birahinduka, numva ntago nabaza kuko narebye ubwinshi bw'abantu, ndeba ubwinshi bw'imodoka, mbona ntahera mbaza ngo nimundangire kwa Fideli. Ndafashe umwanzuro rero, barahamagaraga izijya Kacyiru izijya Remera, numva umutima umbwiye kujya Remera. Mfata imodoka ijya Remera, ngeze Remera bibuka aho gare yahoze, ntangira kuzenguruka ntangiye kwibaza aho ndibuze kurara. Kubyo kubaza Fideli byari byarangiye, numva ntawe ndibaze, sinza hatuye, sinamuhamagaye, gusa numvaga nigira ikiga ndibaze ngo nimundangire kwa Fideli. Ariko bigeze nka 11:00 n'igice, hafi 12:00, abaza uriya muhanda tujya Kabeza muri Feruje, ngiye kubona hari muri Feruje mbona mpuye na Fideli. Umwe nyirizina numvaga ndibuze kubaririza, mbona mpuye na Fideli, arambaza ngo kuri hano, ndamugana niwe narinje kureba. Araseka nyine, tujyana aho babaga i Kanombe ku Gasaraba. Ubuzima butangira kuba bubi, niho natangiye kujya mbagara ibishyimbo kugira ngo tubone umuceri wo kurya. Ntangira kujya ngenda mu muhanda nijoro mbaza ngo nahano mwandangira akazi. Naje kubona akazi ko mu rugo kananira kubera igikomere cy'ubupfubyi. Iyo nabaga nasigaye mu rugo abandi badahari, ijwi ryarambwiraga ngo iyo uza kuba ufite ababyeyi ntubumeze gutya. Byaje kwanga, biza kurangira ngiye ni Kabuga kuragira inka muri Rugende, naho njya kuragira inka. Ubuzima buranga, bimaze kwanga nibwo naje gufata umwanzuro ndakata nsubira mu Bisesero ku Kibuye. Ariko nsubirayo nyine nzi ko nsubiye mu nyuroko n'ubu azanira navuyemo, kuko mama wacu yigeze ambwira ngo uzapfutikamiye nayimbwa. Urumva umuntu ukubwiye gutyo rero nta cyizere wongera kubona yuko yenda hari ubuzima bwiza uzamuboneraho nk'uko wabitekerezaga. Ndagenda mba muri ubwo buzima mbutindamo. Noneho naje kugaruka i Kigali rero, uko biri kose hari ukuntu mpazi. Nari narageze ahantu hatandukanye, ndaza mba muri ubwo buzima bugoranye. Nari narakizwa, sinavuga ngo narasengaga, gusa ndashimira Imana yagiye indinda muri icyo gihe nari narayimenye. Igihe cyaje kugera rero ndibaka ni 2004 nakoraga akazi ko mu rugo i Nyarutarama. Hari mu Kabuga ka Nyarutarama niho nakora akazi ko mu rugo mpembwa 3,000. Ndabyibuka nakoraga Abadiventiste. Igihe kimwe bagiye gusenga bansize mu rugo, ndicara nibuka uburyo Imana ndoko 94 ngiye njya gukizwa. Nta muntu wigeze ambwiriza ubutumwa bwiza ngo azambwiriza ijambo ry'Imana, oya, ahubwo nibutse imirimo Imana yankoreye, nibutse uburyo narakutse 94. Numva nkwiye gufata umwanzuro. Ngiye bamaze kwica ababyeyi banjye, ndabyibuka abo bishe bwa nyuma ni umugore wa marume n'umwana wa marume. Ko binjiranye umwana wa marume mu nzu, umugore wa marume mu nzu, baragenda bamwinjiza mu nzu, bamutemeramo igikana imbere. Noneho umuvu w'amaraso utemba unyuze munsi y'urugi, aho nari nihishe ndawubona. Basohokana umwana yari afite w'amezi 7, bamujyana hanze mu mbuga. Baraje bamukubita ubuhiri bwa mbere, araseka, bamukubita ubuhiri bwa kabiri ahita apfa. Aho nari nihishira numvishe nanjye ntacyo ngisigariye. Ubwo nsohoka aho nari nihishe, barambwira ngo nawe warura ahangaha. Ntiyego. Ndaza mpageze, wari umaze kubica amfata ukuboko aranjyana anyicaza ku giti cy'avoka imbere y'iwabo. Arambaza ngo mushiki wawe rero, nari mfite mushiki wanjye nkurikira. Ndamubwira ntago nza ahantu ari. Amaze kumubwira gutyo, ukuboko kumwe gufata igikanu, ukundi kuboko gufata umupanga wundi amaze gutemesha umugore wa marume. Amanura umupanga agiye gutema habura nka santimetero y'urutoki, ukuboko kuba bloke, kubura bwamanuka, kubura bwazamuka. Aranyitegereza ari imyoza, arambwira ngo haguruka ugende. Namusize ahagaze aho ngaho, ndangije ndagenda. Uko yahavuye ntago mbizi. Ibyo nibyo natekereje nkora akazi ko mu rugo 2004. Ndavana ubanza y'Imana bajya bavuga ariyo yandinze. Mfata umwanzuro mpita nsaba
nsaba uruhushya abo nakoreraga njya kuri ADEPR Nyarutarama, niho nakirijwe. Kuva uwo munsi ntangira inzira y'agakiza, ntangira gukizwa, Imana itangira kumpa amasezerano no kwizangira neza, gusa nareba nkabona nta nzira. Ubupfubyi, kwiga ntago byemeye, nkabona nta nzira zihari z'uko Imana izakora ibyo yambwiye. Naje gukomeza kuba muri ubwo buzima, ngaho nakoze akazi ko mu rugo, igihe kiragera nza kujya gusengera mu bibare. Mu bibare aho nasengeraga narimbaga muri korali bita Silowamu. Iyo korali umuyobozi wayo yanyoboraga muri korali mukorera n'akazi ko mu rugo, kuko atuye hariya munsi ya Rufa Plus. Niho nari ntuye nkora akazi ko mu rugo, ndirimba no muri korali bereye umuyobozi. Icyo gihe ubuzima bwaje kwanga, nza kuhava. Maze kuhava 2008 nza kuba mayibobo, kubera ko ubuzima bwari bumaze kumbana bubi, mbona mbuza akazi, mbona ntaho kuba mfite. Ariko ngira umugisha n'inzira muri ubwo buzima busa naho bugoye kuruta ubwo nari ndimo mbere. Naramaze gukizwa, naramaze kumenya Imana, ngira umugisha ukomeye. Hari umudamu umwe yari atuye Kicukiro, sinzi niba ariho agituye, aza kumbwira ati rero aratujyana araducumbikira nge n'abandi bana twabanaga bari babiri, harimo uwitwa Steven n'uwitwa Innocent, araducumbikira. Haza kugeraho rero avuga ati sinshoboye kubacumbikira, aratwirukana. Amaze kutwirukana biba ngombwa yuko mfata umwanzuro kujya kuba muri Eto Kicukiro, ko nabonaga ntazongera gusubira mu ngo z'abarokore. Numvaga nzigenzemo igihe kirekire, niko naje gufata umwanzuro ntangira kujya kuba muri Eto Kicukiro. Ngezeyo ntangira kubaho ngaho, nkajya njya kuraramo. Namara kujya kuraramo, mu gitondo byagera nkagenda nkakaraba kwera binyemereye. Namara gukaraba ngahindura imyenda, namara guhindura imyenda nkakomeza ivuga butumwa. Nubwo nari ndi muri ubwo buzima nari nkishijwe, nari umuvuga butumwa, navugaga ubutumwa. None se watubwiye ko uzi Kigali, waje uje kureba umuntu utazi ahantu atuye, ugize amahirwe murahura. Nanone watubwiye uburyo warokotse muri 94. Byose ni uburyo urabyumva ko ari uburyo bw'ibitangaza. Ariko icyo gihe wari utarakizwa, wari ukiri na muto, ntiwari uzi ko Imana ikora ibitangaza, ntiwari uzi ko Imana ishobora gutabara umuntu. Uburyo byabaga nk'uko bikakubaho, nk'uko wahita gutekereza, wumvaga ari ibiki bibaye? Mu by'ukuri ntago nakubwiraga ngo natekerezaga iki, ahubwo uyu munsi aho mariye kumenya Imana nibwo nagiye nibuka ko ari Imana yagiye ibikora. Ko ntabwo icyo gihe nari gutekereza ngo ni Imana ibikoze, kandi ntayizi. Ntabwo nabonaga ko nyine ari amahirwe. Numvaga ari amahirwe kuba ndokotse, numvaga ari amahirwe guhura na Fideli narinje gushaka naza, numvaga ko ari amahirwe. Uyu munsi nibwo rero nicara nkibuka yuko ari ibitangaza Imana yakoze. Ariko icyo gihe numvaga ari amahirwe nk'ibisanzwe, kuko wahura n'umuntu numvaga nta kintu kidasanzwe kirimo. Uyu munsi nibwo rero mbona yuko ari ibitangaza Imana yagendaga inkorera. Yego. Nese muri icyo gihe mbere yo kusubira mu bisesero, ukajya wigunga, ukarira, ukumva ko kuba udafite ababyariyo mpamvu ibyo bintu wenda cyakuzaga mu mutwe, uvuga ati ariko wenda ari igihe byazagenda gutya. Ahubwo wumvaga ari ubwihebe gusa, wumvaga nyine amaherezo, watekerezaga ku maherezo ukumva bimeze bite? Amaherezo yanjye numvaga ari ubwo buzima nzabamo, kuko nta maherezo nabonaga. Ntago nari gutekereza ngo bizarangira gute, kuko aho natekerezaga ko nshobora kuzabona ibyiringiro by'ubuzima nari mbifite kuri mama wacu. Aho rero atangiye kumbwira amagambo nk'ayo ngayo, uzapfa ntacyo wimariye, uzapfa utikamiye nayimbwa, mpita mbona ko ubuzima bwanjye ari aho ngaho, nta mpinduka buzabaho. Ntabyo kuvuga ngo bizahinduka, ngo reka ibyo byiringiro byose nari mbifite, naba mbeshye. Numvaga ko nzakomeza kuba muri ubwo buzima mpaka igihe nzapfira. Aje kumenya Imana, wari kutubwira kuntu waje gura n'umumama akagutwara we n'abandi bana. Tubwire, dukomereze. Yego, twaje guhura n'umumama yitwa Mama Ishimwe, aza kuducumbikira nge nabo bavandimwe, witwa Steven ndetse n'uwitwa Innocent, n'abavuga butumwa. Aza kuducumbikira kugiye kiza kugera, atubwira ko atakibishoboye. Nibwo rero naje kwinjira mu buzima bwo kuba muri Eto Kicukiro, ko nabonaga nta rundi rugo ndi bujyemo. Nagiye mu ngo nyinshi zitandukanye, mbona ntago bizanyorera kongera gusubira mu ngo z'abarokore. Mpita mfata umwanzuro wo gusubira wo kujya kuba muri Eto Kicukiro. Nibwo natangiye kujya mbamo, cyakora cyanyemera kuzajya mbikira imyenda. Ati imyenda yawe ndayibika, ujye uzukarabe wambare, niba ngombwa ujye mwivuga butumwa, ko icyo gihe nari umuvuga butumwa n'ubusanzwe. Nkagenda nkirwa mwivuga butumwa, byagera nijoro nko mu gihe abantu batakigenda nko masaha 4 saa 5, nkagenda nkajya kuryama muri Eto Kicukiro. Byacya mu gitondo bigeze nka saa 12 saa 1 nkavamo, nkagenda nkakaraba, namara gukaraba nkambara imyenda, namara kwambara imyenda ngasubira mwivuga. Abo bavandimwe banjye, nakwita bavandimwe twabanaga batwirukanye turi kumwe, ntago bari bazi ko mba muri Eto Kicukiro.
buri wese yaragenda gukunda akagenda ukwe tukaza guhura murimo w'Imana nubwo buzima twari tubayeho. Rero igihe cyaje kugera nkomeje kuvuga mu buzima, urumva naje kugeraho, urumva niho habori muri ubwo buzima ngo ubone ibyo kurya, nkajya ntungwa n'ibyo kurya byo muri puberi, kwa kundi abantu bafata ibyo kurya bakuye ku masahane bakabitereka hanze bategereje ko imodoka zizabitwara, nagira umugisha nkasangamo yenda nka kawunga itangiritse akaba yiyonje, ariko najya gusenga Imana ikambwira ko gusa simbona inzira yayo mu by'ukuri, kuko hari ubuzima umuntu abamo ntababona igisubizo, ko ntabona ko amateka azahinduka. Ubwo buzima rombo mazemo ngira ngo nk'igihe kingana nk'amezi 6-7 nibwo naje kujya kuvuga ubutumwa ahantu muri serire, kwa kundi abantu baba bateranye, kwa kundi serire ya miryango mito iterana, ndagenda njyayo, ngezero muri iyo famiye biza kuba ngombwa, ntago nigeze ntanga ubuhamya bw'uko mba muri Leta y'Ikicu cyandi muri ubwo buzima. Narabwirije maze kubwiriza ndagenda, atese ko tugiye kugenda nta kuntu washaka inzu naho yaba ari chambrette 10,000 tukajya tukohereza amafaranga ukayishyura. Ya famiye rero nagiye kubwirizamo isengera aho nsengera turasengana, ariko icyo gihe ngiye nari ntarajya mu itoro basengeramo. Njyayo ngiye kubaza ntese nta hantu mwandangira chambrette, nta chambrette mufite aha ngaha? Barambwira ati ntayo dufite. Atase bimeze gute? Nsa naho mbabwiye ko hari abantu nyine bagiye kujya hanze ariko bashaka kunshakira chambrette bakajya bayinyishyurira. Noneho rero icyaje gukorwa ni kimwe, barambwira ati se abantu bagiye ejo nibatabikora, barambwira ati se nta kuntu waza tukabana hano mu rugo, icyo tuzarya ukarya icyo ngicyo, ibyo abana banjye bambaye akaba ari byo wambara, tukabana muri ubwo buzima. Numvisha ari igisubizo, ndababwira nta kibazo, nguko banyakiriye, nguko navuye muri bwa buzima bwo kuba mayibo, nguko navuye muri bwa buzima bwo kuba muri Leta y'Kicukiro, ndaza mbana nabo, nkomeza kubana nabo. Ngo nahise nyine ntangira gusengera aho basengera, dukorana umurimo w'Imana n'uwo mudamu wo muri urwo rugo twaririmbanaga muri korali, dukomeza kuba muri ubwo buzima. Imana ikomeza kugenda ivuga ko izangirira neza. Igihe cyaje kugera rero nko muri 2010 nibwo numvishe yuko nkwiye kuva mu rugo rwabo kandi nkagenda ntabatorotse, kuko numvaga ninkomeza kubaho ngaho ubuzima bwanjye nyine nzumva ko ngomba kwishyura, sinzi uko inzu yishyurwa, sinzi ko umuntu kandi nkumva byanga bikunda. Urumva ntangiye kugira icyizere cy'ubuzima, ntangiye kumva ko bishoboka ko nanjye nzagira umuryango. Ndavaniye kamfata umwanzuro ngiye gushaka uburyo nikodeshereza inzu, menye ko ngomba gushaka amafaranga yo kwishyura inzu. Ndabicaza ndabibabwira biranabagora, batuzabaho gutagira akazi, uzabaho gute nta bantu ufite, wagumye hano ni hoya, nireka ngende muzakomeza mu mbera ababyeyi, ngende menye ko ngomba gushaka amafaranga yo kwishyura inzu, ko nimba hano nzakomeza numve ko nyine mu mutwe wanjye ndi umwana mu rugo, kandi imyaka irimo iragenda ngomba gukora nanjye ejo nkazashaka umuryango. Ndagenda nangira kuba mu buzima bwo gukodesha butanyoroheye, urumva singira akazi, ariko nkomeza gusenga Imana no kwizera Imana. Ubwo nahavuye nko mu mezi ya mbere y'ukwezi kwa 10, bigeze nko mu hafi mu kwa 9 mu kwa 10 numva ko ngomba gushaka, kuko icyatumye mbitekereza ni kimwe, numvaga ko nkeneye gushaka kugira ngo ejo ngire umuryango, ko umuryango wanjye wari warashize. Ndarambagiza nko bandi barambagiza, ntangira umushinga w'ubukwe, baranyerekana muri eglise aho nsengera, yewe dusaba n'urukiko ku murenge wa Muhima. Ndabyibuka hari ku wa mbere saa 8, dufite urukiko ku wa 4 saa 8, ndi mu nzira ngenda ngeze kwa Rubangura, mvuye kwishyura imyenda tuzambara mu rukiko. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo urimo urabeshwa n'iki, kuriya mukobwa atari we mugore wawe. Natinze kubyumva, rigaruka ubwa kabiri, rigaruka ubwa gatatu, ndagenda mpagara ku ruhande, hari uruhande rwa cya gicupa cyako kari kwa Rubangura, maze kuhahagara ntangira kwibaza iby'iryo jwi ndi kumva. Ngihahagaze mbona hatambutse umuvuga butumwa, atese ko wabuze, ni mu myiteguro y'ubukwe. Arambwira ati nyamara amaze iminsi nsenga, Imana yambwiye ko nta bukwe buhari. Numva birancanze, numva birangoye. Nyira aho ngaho mbona telefone irampamagaye, mpamagarwa n'umudamu umwe atuye i Kanombe, umugabo we n'umusirikari. Arambwira ati John nakuroteye inzozi, narosewe n'aba mukobwa mwarakoze ubukwe, muragenda mujya ahantu mu kabande gufura, amumaze gufura uzamuka yikoreye imyenda wenyine mu minuka umusozi atakwakiriye, mbona munitse wabizi ibyuya warushye, mbona uhuye n'umwana w'umukobwa, arakubwira ngo wazanye nka kwakira. Ati nguko nabirose, ibisigaye sinzi ibyo ari byo. Nahise mfata umwanzuro njya mu masengesho, maze kujya mu masengesho aho nagiye gusengera muri iryo joro, nsanga umukobwa nawe yaje kuhasengera, yaje gusengera urukiko ngo ruzagende neza. Nanjye naje kubaza Imana impamvu iri kumumbuza. Mu by'ukuri nari mfite ibibazo biri,
Imana kuki uri kumumbuza. Ijambo rya kabiri, kuki utabimbwiye mbere y'igihe. Ndagenda njya gusenga, bigeze saa sita z'ijoro, ubwo twarahahuriye, ntabwo namubwiye icyo naje gusengera, nawe urumva yari yaje gusengera uki kuko ntiyari azi icyo Imana yambwiye. Bigeze nka saa sita z'ijoro, Imana ivugana natwe, ivugana na wa mukobwa, ivuga uko ameze n'uko ateye. Noneho mbwira Imana, nese Mana, biriya ko nzi ko umuntu yakora icyaha bikaba bigaragaye, kuko Imana imaze kuvuga gutyo, naravuze nese kuko buriya iby'Imana ivuze nibyo. Umukobwa arahaguruka afata ijambo aravuga ati iby'Imana ivuze byose niko biri, Imana imbabare namwe mumbabarire. Ndavuga nese Mana, ko yihannye nanjye nakora icyaha, ntitwakomeza umushinga w'ubukwe? Imana irambwira ngo ntago yihannye kubera guhinduka, ahubwo cyari ikimenyetso kugira ngo nkwereke yuko ibyo nakubwiraga byari ukuri. Irambwira ngo impamvu nanze ko mubana maze gukizwa nayibwe ngo nabaye imfubyi ndi mutoya, nta rukundo rw'ababyeyi nzi, nta rw'abavandimwe, none Imana uzanyubakira urugo rwiza, kuko namenye ko urugo rwiza ari ijuru ritoya. Imana irambwira ngo narebye nsanga urugo ugiye kubaka atari rwo wansabye, niyo mpamvu namukubujije. Icya kabiri, impamvu ntabikubwemberera igihe, irambwira ngo kwari kugira ngo nkwigishe n'abafite ubwenge bazakwigireho. Ya umukobwa ndamureka, ndagenda njya iwabo ndabibabwira, njya mu abashumba ndagenda ndabibabwira, njya ku murenge ndabibabwira. Ubwo urumva bimaze kugira kuwa kabiri, urukiko rwari kuwa kane, hakurikiyeho intambara zitandukanye. Nkomeza gusenga Imana, nkomeza kwinginga Imana, ambwira Imana nkomeza mpimbaraga ko biragoye. Urukiko rwari kuwa kane, ubimbujije kuwa mbere. Imana imbaraga iranshoboza, nkomeza gusenga no gukorera Imana. Bigeze 2012 rero nibwo Imana yambwiye ati noneho nje kukubakira rwa rugo rwiza nakubwiye. Ntangira gusenga Imana, nyibaza uwo tuzabana. Imana iza guca inzira, iramuma, imaze kumuma twemeranya kubana. Ariko twemeranya kubana nyiri muri bwa buzima bugoye, kwishyura inzu ya 15 ari ikibazo, kurya ari ikibazo, kwambara ari ikibazo. Ariko noneho urumva ibyiringiro byaraje. Imana ivugana nanjye, nakwibuka ubuzima yankuyemo, nakwibuka uburyo yandokoye 94, nakwibuka aho mvuye naho ngejeje, nkumva bindemyemo ibyiringiro ko nibindi zabikora. Urumva ibyiringiro by'ubuzima byatangiye kuza. Ndangije dusenga Imana imaze kunyemera ko ariwe tuzabana, nsigara nibaza noneho sasa bijyanye n'inkwano nzayikura hehe. Urumva mba mu buzima nta gitanda ngira, aho mba ni muri chambrette, ndyama kwa matera ka simple. Chambrette kuyishyura ni ikibazo mu by'ukuri, nta kintu na gito kigaragara ushobora kwereka umuntu yuko ugiye gutangira umushinga w'ubu. Rimwe na rimwe abantu iyo tuba presence imishinga dufite, baratubaza ngo dufite iki, batubaza icyo dufite kugira ngo baherewe. Ariko nge nshimira Imana ko igiye kureta tubaza icyo dufite ngo iherewe, iyo niyo kidaharira kirema. Rero byari bigoye kubwira abantu ngo mfite umushinga w'ubukwe ntagira n'intebe, ntagira n'igitanda, ntafite n'inkwano, nta n'imiryango mfite izabimfashamo. Ariko utaragira ku by'ubukwe, reka dusenga basubira inyuma gato. Watangiye ivugabutumwa ufite imyaka ingahe? Natangiye ivugabutumwa urumva ni 2004. None se abantu bajya bavuga ngo umuntu atanga icyo afite. Nk'ubu wajyaga mu ivugabutumwa uvuye udafite ahantu uba, imyenda yawe iraho kwamama ishimwe, ukajya ukambara ukajya mu ivugabutumwa, wakuraga he ubutumwa bwo guha abantu unazi ko uhagaze imbere yabo, ntufite aho uri butahe, ntufite ikintu uri burye? Ni ubuhe watangaga ubutumwa ki icyo gihe? Ubundi uyu murimo w'Imana dukora ntago twebwe twishoboza, ntago dutanga ibintu kubera ko yenda hari ubundi buhanga budasanzwe twabikuyemo, ahubwo twe tusoma ijambo ry'Imana tugategura, twamara gutegura tugasaba umwuka w'Imana. Niwe wanshobozaga guhagarara imbere y'abantu nitaye kuri ibyo bibazo mfite. Ko hari ijambo Yobu yavuze ageze mu kaga gakomeye, ageze mu bihe bigoranye, aravuga ngo nubwo napfa ubwanjye napfa nkiyiringiye. Rero ikidushoboza gutanga ubutumwa mu bihe bitugoye ni umwuka w'Imana wabinshobozaga. Iyo nabaga ndi imbere y'abantu wagira ngo hari nta kibazo mfite, ku mwuka w'Imana yarazaga agasa naho asibye mu mutwe ibibazo mfite, kurya ko nta bihari, ko nta mibereho, nkavuga ubutumwa. Ubwo buzima nkaza kongera kubutekerezaho nyirizina namaze kuvuga ubutumwa. Nicyo cyanshobozaga, n'umwuka wera wanshobozaga kuvuga ibintu bikiza imitima kandi igihe ndi mu bihe bigoranye. Nta munsi wigeze witekerezaho ukumva kuvuga ubutumwa birakunaniye?
hari ibyo bihe nagiye mbigeramo nkibaza amaherezo y'ubuzima ni ayahe, ese nzakomeza mvuga ubutumwa kugeza ryari, nkumva rimwe na rimwe nakwicira inzira. Hari igihe nabiretse njya gushaka akazi ndagashaka ndakabura, ndagerageza biranga. Imana intumaho umuhanuzi arambwira ngo rega genda unkorere, ubutabazi bwanjye buri mu murimo wawe. Mpita mfata umwanzuro wo ko ibyo nzahura nabyo byose ngomba kuzakorera Imana. Hanyuma birakomeje, ugiye ubonye famiye irakwakiriye, uza no kubona fiance. Icyo gihe wumva ko kutagomba kubana nawe kandi waramukundaga, ntabwo ugeze uvuga ati ariko Imana yo bite ubundi gute yambuza umuntu? Ntigeze wumva watana ukamushaka ibindi rukazishakira? Imana itaravugana nanjye impamvu imumbujije byarangoye. Navanye kubera Imana iri kumumbuza, ko mbona uko ameze n'uko ateye nta kibazo, kuko Imana iri byarangoye mu mutima, nkumva nkavana ariko ubundi bwo uwamushaka hari ikibazo. Ariko nkibuka yuko kumushaka ingaruka zo kutumvira Imana ari ngeze zizazaho. Urumva rero ibyo nabitekereje narajya kubaza Imana impamvu iri kumumbuza, ariko aho nsengeye Imana, aho Imana imishuriye impamvu yabyo n'iki nshakaho, narabyakiriye nyine numva yuko umugambi w'Imana ku buzima bwanjye atari ukubana nawe, ifite undi yanteguriye. Muvuye gusenga wigeze waramwegerera mu akanambwa ati turusubike, cyane we yarabimenye mukiraho mu masengesho byagenze gute kugira ngo yumve ko mutagiye kubana? Urumva twari turi kumwe aho ngaho dushoje amasengesho, naramubwiye nti rero tuzakomeza tubane nk'abavandimwe, nk'abantu basenga, ntariko ibyo kubana urumva ntibikiriho. Mpita ngenda njye iwabo ndabibabwira, n'abashumba ndabibabwira. Abashumba barambwira ati niba ari Imana yavuganye nawe genda wumvira Imana. Yabyakiriye ati umukobwa? Urumva byaramugoye atinda kubyakira kuko yabonaga nta kundi byagenda, ariko birangira byakiriye. Urumva nawe byakugwa, nta muntu bitagora, byaramugoye biramuvuna, ariko mubwira ko nta wundi mwanzuro ngomba kumvira Imana, kuko kumvira Imana ni inyungu zanjye ndetse nawe. Yego. Dukomeze nyuma nyine nanone ubonye undi mufiance. Urumva naje kubona umufiance, maze kumubona turasenga Imana. Tumaze gusenga Imana mubwiza ukuri ubuzima bwose mbayemo, ntago nigeze muhisha, namubwije ukuri kose ko ubuzima mbayemo. Maze kubimbwira dutangira umushinga w'ubukwe. Tumaze gutangira umushinga w'ubukwe dukomeza gusenga Imana. Ndabyibuka yuko umunsi umwe twagiye gusenga ahantu Igikondo, njye nawe turi kumwe. Tugezeyo turasenga, Imana irambwira ngo idukoreye ubukwe, kandi mbwira ko ikimenyetso cyo kwidukoreye ubukwe ari udufaranga dukeye impaye. Twaratashye hari kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, umuntu arampamagara arambwira ati uzusengera abana banjye. Ndagenda ndabasengera, bari barwaye. Maze kubasengera arambwira ati nyemera rero ngo utegere moto igutahana, ampa 45,000. Ngeze mu rugo Imana irambwira ngo ayo mafaranga ubonye ni ikimenyetso cy'ubukwe, genda utangire umushinga w'ubukwe. Nahamagaye fiance mubwira yuko tugiye gutangira umushinga w'ubukwe. Arambwira ati se wabonye byose? Ndamugana Imana yabikoze, kuko nirinze kumubwira mu by'ukuri yuko byose bidahari, mubwira ko Imana yabikoze. Ndagenda mfata irembo, maze gufata irembo ubwo urumva amafaranga ndari mfite 45, nafashe irembo hasigara 5 byonyine. Mfashe irembo mu kwa kabiri, nakoze ubukwe 2012, ngomba gutanga inkwano mu kwa 4, ubukwe ni mu kwa 6. Mu by'ukuri nta kintu giherutse kwizera Imana byonyine, ariko ngira amahirwe madamu ari we tubana nsanga nawe yizera Imana. Ndagenda mfata irembo, iryo joro ryambereye rirerire, ndaranibaza inkwano nzayikura hehe, bizagenda gute, ese nzabona materiyeri? Naraye nibaza ibintu byinshi cyane, ariko biza gusenga Imana. Bigeze saa 11 nari ngiye muri korari, mbona telefone irampamagaye, umuntu arambwira ati twahuriye hano 2008, uransengera, Imana hari ibyo yakunyujemo none byarasohoye, nari narakubuze. Ampa 510. 510 nagenda ntanga inkwano. Maze gutanga inkwano dutangira umushinga w'ubukwe. Imana idukora ubukwe bwiza cyane ku buryo Imana yadutegereza. Natangiye ubukwe mfite amafaranga 1000 kuri konti populaire, aricyo kiriho, nicyo cyari kiri mu gatabo, nacyo ni cyari cyangira. Urumva ariko nizera Imana yuko izaca inzira, nizere kuri icyo 1000 nacyo kitari cyanjye ntafite.
dutangira umushinga w'ubukwe, Imana impa materiyeri, Imana ikora byose, iduha ibyo twari dukeneye ku buryo nakoze ubukwe nsagura 600 n'ibihumbi 300 y'amarundi ko abarundi baje mu bukwe bwanjye. Bivuze ngo ubukwe bwacu bugenda neza, burangira neza, byose Imana ibikora nkuko yewe irenza n'ibyo twayisabye. Ubukwe burangiye, kuva ubukwe bwarangira urumva twakoze ubukwe 2012, tumaze imyaka 7 twubatse. Muri iyo myaka 7 yose madamu ntagira akazi, nanjye nta kazi ngira, gusa ngiye nkorera Imana, sinzi ukuntu Imana ibigenza ikadutunga. Muri iyo myaka 7 duhayemo abana 2, umuhungu n'umukobwa, umwe yiga mu wa mbere primaire, undi ari muri maternelle ya 2. Mu by'ukuri ndashima Imana yuko nagiye mvuga mu ncamake z'iby'Imana yakoze, ngo ubwo ubuzima Imana itugejejemo ngaho ituvanye ngaho itugejeje, kandi twiringiye ko nibyo itarakora izabikora. None se uretse ubwo buzima wari ubayemo, ugeze muri kano kazi k'ivugabutumwa cyangwa mu murimo w'Imana, ni izihe mbogamizi zindi zitandukanye n'ubuzima bubi bwawe wari wisanganiwe wagiye uhura nazo muri uno murimo w'Imana? Imbogamizi zo ntago zabura. Icyambere, uyu murimo w'Imana ukenera bifatika amafaranga. Mu gihe ugiye mu ivugabutumwa, bagutumiye Cyangugu, bagutumiye mu ntara ahantu, haba hasabwa uburyo, kuko hari uburyo umuntu aba yarigishijwe, hari uburyo umuntu aba yararezwe. Rero izo mbogamizi nizo umuntu agenda ahura nazo, cyangwa twagiye duhura nazo, ugasanga ahantu baragutumiye, utangiye kwibaza ndagerayo gute, ndabona uburyo bwo kugerayo gute, ariko ukabona Imana icinzira kubera ko umurimo ari uw'Imana. Ugasanga rimwe na rimwe bagutumiye mu ivugabutumwa, yewe ugasanga no mu rugo nta n'icyo ufite, ariko Imana ikagira uko ibigenza muri za nzira zanjye. Mbwira abana ngo ntabwo Imana yiyeranje, burya hiyeranje twebwe tudashoboye, Imana irashoboye. Nkabona iciye inzira, mbonye uko njya muri uwo murimo w'Imana, mbonye ibitunga urugo. Izo ni imbogamizi tugenda duhura nazo zijyanye n'ubushobozi, kandi uyu murimo w'Imana ukenera ubushobozi. Uretse icyo gihe waba warigeze kuvuga ngo reka ubireke ujye gushaka akazi, nta kindi gigeze wumva uvuga ati noneho mbivuyemo ndabiretse, Imana nayo iri kuntindira? Oya, mu bihe nanyuzemo nagize umugisha ukomeye. Nta munsi n'umwe nigeze nicara ngo numva umutima wanjye ushobora kuva mu Mana, kuko ibintu byonyine nubwo nahora n'ibikomeye meze gute, ikintu cyonyine kinkomeza ni ukwibuka uburyo Imana yandinze 9 ko biravanga icyatumye ngusigaza no kugira ngo utunganye ibidatunganye. Iyo nibutse ibyo byose rero n'iby'Imana yakoze, none nkareba n'abatubanjirije bayo ba Yosefu banyuzemo, ntago mbona yuko mu by'ukuri nkwiye gutekereza kuba nava ku Mana, ahubwo mbona yuko ari ibihe tugomba kunyuramo ariko bituganisha ku mugambi w'Imana. Maze misi mbwira abantu ijambo rivuga ngo igihe gikwiriye cy'Uwiteka, burya byose bikorwa n'igihe cy'Imana kitaragera, unyura mu bihe bitandukanye, ariko iyo cyageze Imana nta munsi n'umwe nigeze nicara ngo numve yuko ngomba kuvamo. Oya, uwo mutima wose nigeze nkujya, kandi nsaba Imana izandire no kumva yuko nshobora kwicara ngo numve ko nkwiye kuva mu Mana bitewe n'ibihe runaka ndimo. Ubuzima bwawe urumva ni ubuzima wagize, ariko ukajya ukunda Imana ukarushaho kwegera, noneho ahubwo we bikakubera bibi, niko navuga, kuko urumva wavuye mu bisesero urazana none ubura n'ubuzima bubi, kandi uza ukijijwe ko rivuga butumwa ufite ubuzima bubi, ariko ugakomeza nyine ukayigumaho, ugakomeza kumva koko ko Imana ariyo izabigukuramo ibyo byose. Ni nk'irihe banga wabwira abadukurikiye ukavuga ati iri ni ryo banga nje nagendanye naryo kugezana n'isaha? Ibanga rya mbere, nagize ababyeyi bo mu mwuka banyigisha neza, banyigisha ko hari igihe Imana ikoreramo, kandi iyo Imana itarakora hari uburyo igenda iturinda. Rero iri banga rya mbere nagize ababyeyi bandera neza, banyigisha ijambo ry'Imana, bambwira uburyo Imana ikora, bambwira ko Imana uyu munsi ishobora gukora ejo ntikora, atari uko yakwanze ari igihe cyayo kitaragera. Ibanga rya mbere nagize ababyeyi beza bo mu mwuka bandera neza, icyo kirankomeza. Icya kabiri, gusenga, kuba hafi y'Imana cyane. Kuba hafi y'Imana burya ntago gusenga rimwe na rimwe ntago ari ibitebutsa amasezerano, oya, ahubwo gusenga ni ibitwambika imbaraga, amasezerano akazasohora tukiri mu Mana. Iryo niryo banga rya kabiri bita gusenga, bituma umuntu akomera no mu bihe abandi bananiwe gukomera. Ibanga rya gatatu no gusoma ijambo ry'Imana, burya biri mu bintu byatumye nkomera, aho kugira ngo nshike intege, aho kugira ngo subire inyuma, ahubwo nkarushaho gukomera. Ikindi kiruta ibindi, cyangwa navuga ngo kikisa naho kiri mu bikomeye, mvuze, akwibuka iby'Imana yakoze.
burya shitani yagira ngo akwihebeshe arabanza akakwibagiza iby'Imana yagukoreye. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera ntekereje imirimo y'intoki bituma ndambura amaboko. No mu bintu shitani akora yagira ngo akuvane ku Mana arabanza akakwibagiza ineza y'Imana, wabanje akwibagiza uburyo yakurokoye, uburyo yakwambitse, aho yagukuye, aho yagiye agutabara. Iyo yamaze kukwibagiza aho ngaho rero aba yagushoboye. Ikindi kintu cyanshoboje kuba aho kugira ngo mve Imana arayikomeye ni ukwibuka ineza y'Imana yagiye mbona muri ibyo bihe bitandukanye. Nta mubyeyi uhari, nta muvandimwe uhari, icyo nacyo kiri mu bintu byankomeje aho kugira ngo nyiveho nkarushaho kuyiba hafi. Cyageze ukajya urya ibyo kurya byo muri puberi, ni ibiryo byanduye, nta ndwara wigeze urwara? Navuga ngo mperuka kwa muganga, mperuka mu bitaro mama atarapfa. Urumva nari mfite imyaka 7 nibwo mperuka mu bitaro. Nyuma yaho nta ndwara nigeze indwara ni ukumva natatse umutwe, amagripe, nta yindi ndwara njya ndwara kuva icyo gihe. Sinzi ukuntu Imana ibigenza, sinzi ko yabikoze. Nta ndwara nigeze ndwara ituruka kuri iyo mirire mbi nagiye ntayo. Kuri ubwo buzima bwaho ngaho tubona abana benshi bari muri ubwo buzima bwo ku muhanda, igisubizo cyaba kenshi bagishakira mu biyobyabwenge. Nta kiyobyabwenge wigeze ugerageza? Nta kiyobyabwenge nigeze nkwa, kuko umugisha nagize ubwo buzima nabayemo maze gukizwa. Nicyo kintu cyamfasha. Igihe nakinjiye mu buzima bugoye nari maze kumenya Imana, kandi ngira umugisha ngenda mura n'abantu bangisha ijambo ryiza abo nigiraho. Rero nta kiyobyabwenge, nta tabi nigeze nkwa, nta nzoga nigeze nkwa, bya bintu umuntu yagiye muri buwate hoya, ibyo buzima ntago nigeze mbubamo. Nagize umugisha Yesu amfata ibyo bintu ntarabyinjiramo kandi abinkomerezamo, dore ko hari n'ababyinjiramo bagasubira inyuma, ariko Yesu yabinkomerejemo. Icyo nacyo ndakimushimira. Ubona ko ari ukubera iki abantu benshi bavuga Imana, abagabo bakomeye cyangwa abadamu bavuga Imana, bavuga ibitangaza by'Imana, abenshi bagiye banyura mu buzima busa n'ubugoye? Rimwe na rimwe iyo Imana izagukoresha ibikomeye ikunyuza ahakomeye, hari igihe Imana ikureba ikabona igufiteho umugambi, ariko ikavatuye umuntu ubwo mufiteho umugambi, reka munyuze hano hantu kugira ngo ngire ibyo mwigisha. Ko hari ibintu tutigira mu ishuri, hari ibintu tutigira yenda ku babyeyi, tukabyigira mu bigeragezo tunyuramo. Yenda umbaza icyo kibazo nahita nifashisha inkuru za Yosefu yari umwana ukunzwe na se, amukunze cyane kugeza nawe yamudodeshereje ikanzu nziza y'igiciro imugaragaza ko amukunda, kandi afite inzozi yuko azayobora bene se. Muri make Imana imufiteho umugambi, ariko dore ibihe yanyuzemo, anyura mu bihe bitandukanye. Dore anyuze avuye mu biganza bya se, agiye mu biganza bya bene se batamukunda, avuye mu biganza bya bene se. Muribuka ko yagiye mu rwobo rwari rwaracukuye kubika amazi, avuye mu rwobo agiye mu biganza by'abamuguze, avuye mu biganza by'abamuguze ageze mu isoko, avuye mu isoko ageze mu biganza bya Potifari, avuye kwa Potifari agiye muri gereza abeshyewe, avuye muri gereza ageze kwa Farawo, Farawo amwicaje kune. Aho hantu hose anyuze mu by'ukuri Imana ihamurije atari uko imwanga, ahubwo ari ukugira ngo imuremere ubuhamya. Hari ibintu Imana yo kugira ngo ituremere ubuhamya bw'ibyo tuzakomeresha abandi bageze mu makuba. Kuba ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Rero impamvu Imana inyuza abantu aho no kugira ngo baremere ubuhamya, kugira ngo ejo bazakomeze imitima ya benshi, bazabwira abantu yuko Imana hari aho ikura he naho igeze. Kuko udafite aho Imana yagukuye ntiwavuga ngo Imana ikura ahangaha, kandi abantu benshi baruhurwa n'iby'Imana yakoze. Rero impamvu itunyuza baravuga ngo ibaremere ubuhamya bw'ibyo bazafashisha abandi bari mu makuba n'ibyago. Noneho gira ubutumwa waha abana, abajene bakiri bato bafite ubuzima bugoye nk'ubwo wagiye unyuramo, ugire ikindi kintu wababwira? Murakoze cyane. Icyambere nabanza kubwira abataramenya Imana, nababwira ngo Bibiliya ivuga ngo ni se w'imfubyi ni nawe mugabo w'abapfakazi, niwe wenyine utajya uhemuka. Abantu barahinduka, ugira ababyeyi bakaguhinduka, ugira inshuti zikaguhinduka. Ni ibintu tubona, ni ibintu bizwi yuko abantu bahinduka, ariko abantu bataramenya Imana, reka mbabwire ko ibyiringiro ntandi biri ari muri Yesu. Umuntu agira amashuri akamupfira ubusa, umuntu agira abavandimwe bakamupfira ubusa, ariko abantu bataramenya Imana, icyo nababwira ni kimwe: nibiyegurira Imana, bajye mu Mana, ibyo bataboneye hanze bazayibonera mu Mana. Icya kabiri, abamenye Imana reka mbabwire ngo nibakomere. Ndabizi ko hari abari mu bihe bigoranye, bari mu bihe nk'ibyo narindimo, cyangwa bari no mu bihe birenze ibyo ngibyo nabayemo, ariko reka mbakomeze mbabwire ngo nibihangane bakomere, iyantabaye izabatabara, kuko ni umubyeyi mwiza. Iki dusaba ni kimwe, ni ugukomera no kandi yitanga imbaraga. Pawulo yaravuze ngo ntago twabyishoboza,
dushobora byose na Kristo duha imbaraga. Ndatangariza abantu bamenye Imana ari urubyiruko ari abakuze mbabwira ngo ibihe murimo umuhanzi yaravuze ngo ibihe ntibikatumara imbaraga z'umutima, ibihe byibamara imbaraga z'umutima ni muhumure mbijeje ko Imana itabara izabarengera nkuko nangiye, ariko nimukomere mu bihe nk'ibyo murimo kuko nta kintu Imana iginanirwa. Ubuzima bwawe n'ubuzima bw'ibitangaza, wagiye uhura n'ibitangaza bikomeye by'Imana, waba umaze kuyimenya na mbere y'uko utarayimenya, we nta bitangaza Imana yigeze gukoresha? Murakoze cyane. Biba bihari by'Imana yagiye ikora idukoresheje. Hari ugusengera abantu bagakira indwara, hari ugusengera abantu badafite urubyaro Imana ikabaha urubyaro. Ni byinshi Imana yagiye ikora muri ubwo buryo. Hari ukubwiriza, hari gusengera burya niyo usengeye umunyabyaha agakizwa nacyo ni igitangaza burya Imana ibigukoresheje. Ubwirije umuntu ubutumwa bwiza akakira Yesu yari umupagani, burya ni nacyo gitangaza cyambaye kuruta ibindi byose. Ibyo rero biri mu bimwe Imana yagiye idukoresha kubw'umwuka wera. Urakoze cyane. Ndashaka kukubaza, njya nkunda kuganira n'abantu bavuga ubutumwa cyangwa abantu basenga, mugira umunezero, muba mwishimye, uwukize uwukennye, ni iki kibatera kumva ko ari mwe bantu nyine bakomeye cyangwa abantu nyine bafite ubuzima bwiza niyo mwaba n'amafaranga mufite? Icya mbere ni uko ibyiringiro byacu bitari kuri ibi bigaragara. Ibyiringiro byacu ni ibyo muri Yesu, kandi impamvu duhora n'ibyishimo n'umunezero nubwo twaba turi mu bihe bigoranye kandi bikomeye nuko tuzi neza yuko uwo twiringiye. Mu Efeso 3:20 haravuga ngo Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri. Rero impamvu duhora n'ibyishimo n'ibyiringiro no mu gihe abantu babona ko nta byiringiro twagakwiye kugira nuko tuzi ko uwo twiringiye ashoboye byose. Icyo cyonyine kituremamo ibyiringiro twabanga uko biri kose ibitabaye umunsi ejo bizaba, kandi no tugira umwuka wera burya n'umujyanama atanga ibyishimo aha ushobora kunezerwa abandi bari kure. Nta kindi kibidushoboza ni umwuka w'Imana uba muri twebwe. Yego. Noneho ndashaka ugiye gufata ino mikoro urebe kuri kamera uvuga ubutumwa iminota 2, uvuga umurongo wo muri Bibiliya ubwiriza abadukurikiye iminota 2, urasoza udusengera. Murakoze cyane. Ndagira ngo dusome ijambo riri mu Itangiriro, ni ibice 21 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe Imana yabwiye Sara kigeze asama inda y'umwana w'umuhungu nk'uko Imana yamubwiye. Izi ni inkuru tuzi Aburahamu, tuzi Sara, Imana yababwiye ko bazabyara, ariko haca igihe kirekire. Numva ijambo rimwe navugamo hano, ni igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka. Bategereje imyaka myinshi, bahura n'ibigeragezo bitandukanye, bahura n'intambara, bahura kugeza naho umugore yabwiye umugabo ati ndabona igihe Imana yambwiye gitinze, none ryamana n'umuja wanjye, umwana tuzabyara azaba umwana wacu, kuko mbona yuko igihe cyacu cyo kisa naho cyarenze. Ariko ibyo ntabwo byakuyeho ko igihe Imana yavuze kigeze babyaye. Rero ntangariza abantu cyangwa mbwira abaneza amatwi n'abazanyumva yuko igihe Imana yavuze kigeze isohoza ibyo yavuze. Gusa igikomeye ni kimwe, no gutegereza cyagiye. Ndabifuriza kwambara imbaraga z'umutima, ndabifuza gukomera mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe Imana itarakora ibyo yakubwiye. Uko Zaburi y'119 ku murongo w'126 ruvuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko y'Uwiteka. Reka mbabwire ngo nimukomere iby'Imana yavuze, igihe yavuze nikigera izabisohoza. Reka dusenge Imana, mbasengera Imana, mbwira Imana ngo nibakomeze. Bana mutegereje igihe cy'Imana, bana Imana yabwiye urubyaro mukamutararubona, bana Imana yabwiye akazi kaba kataraza, bana Imana yahaye amasezerano. Reka mbibutse neza yuko bifite igihe byategekewe, niko muri Habakuki havuze ngo ntibizatinda, ariko naho byatinda bitegereze kuza ko bizaza, ntabwo biza. Reka mbakomeze mbabwira ngo iyahaye Aburahamu kubyara ashaje, iyahaye Hana kubyara ashaje, iyakoze ibyo ngibyo niyo kwizerwa, yabasezeranije izakora ibyo bagore. Reka dusenga Imana, mbwira Imana ibakomeze, mutegereze umugambi w'Imana. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa,
reka iri jambo rizakiza imitima abari mu bihe bigoranye, abari mu bihe bikomeye, uzabahe gukomera mu bihe nk'ibi ngibi, kuko tuzi neza yuko igihe wavuze n'ikigero uzasohoza ibyo wavuze. buno butumwa aho buzagera buzakiza imitima, buzahembura abari bacitse intege, buzasubizemo abantu ibyiringiro, ko ndabizi ko hari igihe umuntu agera agatakaza ibyiringiro, ariko ndabizi ko hamwe n'ibitugerageza ujya uca akanzu tugatambuka. ngaho bagiye neza, kandi iri jambo rizatanga agakiza mu bantu benshi batarakizwa, ubutumwa buzatanga ibyiringiro mu bantu benshi batakaje. kuri Imana ibishoboye, Mwuka Wera nabiherekeze. Twe turavuze, nawe usohoresha icyo ijambo ryawe rivuze. Ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.